njyewe narigeze Rubavu noneho abantu twicaranye bigikapu bari bari kwishyura ndi kubona bafite amafaranga nanjye ndakirwa nzi ngo ni amafaranga nibye ndaje ngazi Musanze njya gufata icyo kunywa ngiye kwishyura asohokamo inzoga ugiye kwishyura asohokamo inzoga yena inje muri butike nje guhaha umujya bashinze byaragiye kwishyura funguye agakapu mbona avuyemo inzoka igenda se iri kugenda inzoka murayibonye mwese ayibonye zima buzima oya ikibazo ni kimwe kuri kuzenguruka amafaranga gusa yego nyine yamufashe hari ibintu mbonye hano i Musanze ahantu hafi mu birunga hari umugore ngo iby'igikapu ngo yakibye Rubavu ubwo rero sinzi ese ibyo bikorwa byaba ari wabikoze ko nzi yuko nta wundi muntu ugikora ibikorwa imeze gutyo atari wowe abantu bari mu bwato bari gutembera ubwo barimo batembera hari igikapu ni wabikoze bino bintu batwara igikapu banyitabaje amaze kumenya ko igikapu cyagiye twabashije gutanga itangazo ku bantu bafite amato hariya ko igikapu ntacyo bafite nabwiye rero uko byagenda kose uwatwaye icyo gikapu n'ubundi ndumuhanye ari bukizane kandi n'ibyo yaguze n'ayo mafaranga yatwaye tuzi y'uburyo kubera yuko ntabwo biri bumurikire ayo rero nohereza ihembe ryanjye karondoze nshyiramo ababyeyi nohereza nyajyabishyiramo kohereza inzoka ku buryo abubizi bw'icyo gikapu wakana wirwanya gusa none se iyi nzoka yagezemo gute njya kwa nyajyarabiya aho nta makurambere wakana muganga ari kubigutegeka giko ubwo se wafata wahe igikapu kirimo inzoka arabinye nakoreza umutima mu kirere muga ngo arakoreza umutima mu kirere ngiye mfata igikapu kirimo inzoka wa mugabo nawe uri kugenda nawe uri umugenzi wa mugabo siga amafaranga y'abandi kamerama wabonye reba ngibi kamerama jewe bishiriye ariko nkurikije ukuntu mu nda hari kundya uyamusubize niba umuzi ariko njye ntago muzi ntago muzi ikira gukora ubwo rero no gutumikira yewe hari ikibazo ariko umunsi abiri imbabazi